episode ya 11 seni gatanu ikomeza action. Uriva nugushe kureba umutwe wanjye ngure kurumba nasaze barakorora kajya ngo ibintu byoroshye. Ndavuze ngo genda vanga nawe uca kibazo byawe mwana. Ako rero nubwo ushaka kunyirukana ntabwo muri amemba pe. Ubuse ndajya hehe? Urajya hehe? Nimba ushaka kuguma hanga aho kuziko nunkutwitiye. Ibyo ndabyobewe. Nimba ushaka kuguma hanga uwo mwana mukuremo uturanga na mwana ufitemo. Nibitera ibyo ngibyo. Jyana n'umwana wawe. Bose ndakuramo inda ibintu by'inda byo gukoramo ntabyo nzi nk'ubu nkwema inda nkapa. Yego ye. Kwema inda gapfa. Upfa se wabiki. Nuje nugasanga abandi bari uzakatugaruke. Ugapfa. Ni wowe mbere upfuye se. Uri ndavuze ngo uva hano ugende. Na bintu bya amafaranga yo guhema. Uri basi ndanzayihisha. Yego ye. Yego kutahisha abantu bose mbabimenya hangaha. Kutahisha mbere hose. Kutahishara? Ese bundajye. Ugiwaye nawanye ufite. Nawanye ufite. Uri ntago nshaka stress yo muri urugo. Mbaba ruvanga ugende. Mana ubu ndavanga ngi byumba n'amaguru. Nushaka ugere mu gatabo. Basi memba. Uri amafaranga ndagwa ku telefone. Amafaranga ndagwa ku telefone kumbura uvanga ugende. Uri sinshaka stress za uri. Olive ngomba gikangaye. Cyane ugende. Eko je. Uri kuringa nyangarase. Uri kuringa nyangarara. Tarewe. Utuvugisha ukuri ndajya hehe? Ndajya. Kuzi ko nkwita inda yawe urambwira ko ndi bugiye. Uri kubinyibutsa. Uri kunza kutwita inda yanjye. Nakubwiye ngo uyikuremo nimushaka kuba hano. Nimudashaka kuba hano ufunye mugende. Ko ntabwo nshaka kuzanyirijwe muri stress zawe za buri munsi. Uri narazirambiwe pe. Narazirambiwe byo gukora kurambiwe. Akhe. Handorera. Stiro ngibagiwe seni ikomeza action. Episode ya 11 seni ya kabiri action. James meze bite? Impression ari kabisa. Uracamo cyane n'amahoro. Ose James. Yo. Man, kumbona iminsi iri kurushaho kugenda yirukanka. Nta kintu uri kumbwira aho muganga bimeze bite? Umwambira ngo uzagufasha kuramo inda ya Oliver. Yego. Bro. Ntabwo numva nagufasha kuri iki. Nguki bose nanagufasha kuyitera ujya kwitera ntabwo nari mari. James uvuze ngo iki? Ntabwo uri bumfashe? Ntabwo ndi bubikore. James nawe wanze uri kwikinira mani. Bro ujya kwitera nari mari. Ntabwo wari ariko ntabwo uvuze ugomba kumfasha kandi nzakwishyura. Iki kintu kiri risky cyane. Very risky kabisa. Nabitekerejeho mbona bigoye, biragoye cyane. James mbara mani wisa n'imikino. Ibintu birakura hano mu rugo bose batangiye kubimenya. Nabuze majya namaza none ngo mana ngo iki? Ndaswe ndwe mutse kuri papa nahita mpfa none kwatumbura. Ibyo vuga ndabyumva ariko uri kurengera inyungu zawe. Nanjye kandi ntabwo nkubwiye ngo uyikuremo bro. Ndakubwiye ngo mfasha narakubwiye ngo mfasha nshakire umuntu uyikuramo nigeze ngo uyikuremo. Hanyuma iyo bafasha umuntu nuba byita ufatanya cyaho ubundi iyo bafasha umuntu warangiye umuntu ukuramo inda bigenda biti. Keve cyo kintu igitekerezo nawe cyumve neza. So kwanga kugufasha. So kwanga mutsaza bro. Ntabwo ngene kwanga kugufasha. Okay nimba utari kubyanga kumfasha none ubikore. Biri risky bro. Risky ariko yihe mwana arwo ngo uyikuremo. Kwani ni ngiza bizagaruka sibyo? Niba namuke bingarutseho nyi nzabyirengera. Mugenge byangarukaho. Bigoroko se gute? Ubengeze bakurangiye. James ngiza ko muganga ibindi genzi rwariza. Siko bimeze. We mu kintu nyeneye man. Ibyo kumbwira ngo biri risky ngo nukeneye ngo niwamfasha gutera ndabizi ko tigeze ufasha gutera inda sibyo? Narabyikoreye ariko mbabarira muri icyo kintu man. Nuko kucyumva utamfasha man. Byaba byiza ushatse undi. Nicyo gisubizo mbona naguhereza byaba byiza ushatse undi kuko ngiye biragoye pe. Biragoye ko nakwemera kuvuga ngo ngiye kugufasha kino kintu cyo gukuramo inda. Icyo kintu kiri risky nubwo atari ngiye uzaba urimo kubikora ariko nufatanya cyaha. Icyo kintu kimenye neza. Nufatanya cyaha. Bagufashe bamufashe already ninde wabarangiye ningewe ntanzamo hagati yanyu. So rero ndikumva bafata undi ukora bizi ko ibintu byinshi ndakwemera ndagufasha business zose ndagufasha. Iyo ushaka ikintu ndagusupporting. Ariko this time boss biragoye. Ako James biragoye. Kuradaga ngwizera man nzi kuri umuntu watanje. Nzi kuri umuntu nadero nimwe yakunanira. Nzi kuri umuntu ibintu byose ubikora neza. Bro kukikuri inshuro nengushye. Nagaruka gutenguha.
Kevin agarutengo hari ukuntu natekereza neza kabona ko ikiragiye gukora kiri risky cyane kuri ushobora kwica kandi kazi kazaza bya risky uri kumbwira ibiki bro nje nakubwiye ngo nkorera deal ibindi nzabyimenyera sibyo sorry gato Hello? Hello? Yes. James? Yes, boss. Utuvugana uri hari utuntu nari ndimo gukora ahantu. ariko James kandi mubaza Seni komeza action. Erega ndabizi ko biri risky sibyo narubuka nigeze mbyakana ko biri risky ariko winengo ha bronge nari ngwizeye winengo ha man Hari akandi kazi nigeze nanga kugukorera. nuzi ko kigano ushaka gukanga Nuko kari very risky uko Ariko si makubwira very ntabwo risky, uko byumva man. uri gushaka inyungu zawe. Kevin gushaka inyungu zawe ntabwo uri kumva kuri ngewe uko byangendekera mu gihe byagaragaye. man ngiye kunsaza nibyo nafite bya binyoroheye ariko nenda ugiye kurenzaho noneho n'ibyawe man sibyo nk'ubu niwe muntu nizeraga niwe mudira wanjye navugaga ko nakinisha dirose akayikora ariko ndebera ibintu uri kumbwira bro Hari ikintu ureba ukabona nugikora bishobora kuza kugorana kandi akazi dufitanye mu minsi iri imbere gashobora kuba ari keza kurufata ngaho. Siko bimeze? nakazi nakamwe dufitanye karuta kunkura diro nakubwiye nako bro Washatse undi Kevin. aho nshaka undi ukore mu rugo dukorana ibintu byose Shaka undi wagufasha kuko nge biragoye James biragoye cyane. James Ntabwo uri kunyumva. basi amafaranga kwemera ndakuba kabiri ndakuba kare kunyine ridiro man tutashaka kunyumva bro ko twakuze nibirenze ibingibi bukimwe wumva ko ari ibintu birangwa biri toto tuvuga ari ibintu byadanje kugitabikora still rolling mugira hamagara tezo guhamagara Go action. ntabwo ibintu ari ibintu byo kuvuga ngo Byaba byiza ushatse undi ugufasha kuri kino kintu nkuko ntabwo nigeze nkugura mu minsi yose yashize. Sorry gato. Hello? Yes boss. James? Yes. Utuvugana uri hari utuntu arimo ndakora ahantu gatoya. James, please. Kanga umbwira muri mutuna ahantu utuntu urimo dutandukanye n'akazi dukora James. Munduki. I'm sorry boss. Ariko suri zawe zizageza ryari James? Utuvugana mu bwije kuri ko Frank atakiri muri timu yacu. Ibyo biterwa n'iki? N'imyitwarire ye. Tunagenda vanga utuntu. Ndakumva boss. Byaramunaniye. Aho yari atangiye guteta umukozi wa boss. Ibyo ngibyo urabizi. Yayiruka mu tuvugana. Yanda. Oya no kunyihanganira no kunyanga ntabwo bizongera. James baseri sibyo? Ego. Baseri mu kazi. Ego. Ntabwo bizongera. Ego. oh kumba ufite kandi kazi ufite kandi kazi ndibagiwe. Camera recording action. Niteretse hasi. oh kumba ufite kandi kazi niyo mpamvu ngiye wakanje mubwira ngo ugakore ukabyanga ariko James uko byagenda kose ngenda za kuruhuka iyi ndivuyemo Okay. cut Camera recording. gutyo Yes. gutyo bagiye muceceke kamera record Yes. scene ya gatatu episode ya 11 action Allo? Olivier, uraho? Umeze neza? Meze neza, ese ko wanyanze rero gushaka kumenya amakuru yanjye? Ngewe yaguhamagaraga telefone yawe nicemo igihe naguhamagara nicemo ahubwo wari umeze ute? Sha nanjye ndaho ndakomeye.
umeze gute se we na mama? kare ko kwansize niko bimeze kandi atamereye nawe urabizi. Na n'ubu se ntabwo bizi bamwe bashaka tunabwebwe arajya bagirisha akajyana guhinga urabizi nta buzima bwo mu cyaro nawe uri mu kazi turanga ni ikibazo. Olivier ujya ukomeza kwihangana nanjye nyine ahantu ndi ntabwo norohewe mba mfite ibibazo byinshi ariko nyine jya wihangana sibyo? kwihangana n'ako byaranze byarankomeye kabisa. ubwo ungiriye neza washakira akazi i Kigali. Akazi se karavaye? Akazi nangahe Kigali kuba bitoroshye ariko nindamuka nkabonye n'ubundi nta wundi muntu nahita ntekereza. Umaze igihe kirekire i Kigali ntabwo wabura abantu muziranye ukazabansabira akazi kuko n'ishuri rye byaranze igiye kurivamo. Oya Olivier ntuzave mu ishuri nzajya nemera basi nkorere dukenya nupfundapfunde ariko mwoherereze utavuye mu ishuri. none se rero urumva none uko wansize nyine narashaje ku myaka ya 19 neza njya kwahirira inka neza njya guhinga ndava guhinga nkaza ngateka namara guteka nkajya kuvoma na wa mukada turabizi. Gusa ubona umwanya wo kujya kwiga? Ubona umwanya wo kujya kwiga byibuze ntabwo ujya usibara rimwe na rimwe ngo ubure kutajya ku ishuri? hari igihe ambwira ngo nisibe na gatatu mu cyumweru usigaye nahirira inka zapfa. Ngabo basi hangane nyine komeza wihangane nanjye ntabwo norohewe niwe mba ndi gutekereza urabizi ko uri umuvandimwe na wundi muntu mba ntekereza usibye wowe sibyo? none se wowe ngaho ukorera ntabwo baguhemba? Baramemba ariko nyine ni ibibazo ni mu nduru gusa. none se wowe ufite ikihe kibazo kuri kungabo ntabwo worohewe ngo ni mu ndoro? Njyewe nta kibazo mfite. kandi ubwiye ngo ntabwo worohewe ni mu ndoro gusa? Ni mu nduru yego ariko nyine nta kibazo mba mfite nyine cyane. ntabwo kumfashanya wanshakira akazi nanjye nkava muri ubu buretwa kabisa. Basi hangane sibyo? Nimbona udufaranga ejo bundi bamembye nzakoherereza sibyo? ubu nta n'inkweto nambaye nagiye kwahira icyarire cy'inka nambaye ibirenge na penda nayo mfite kaburimbo kancikiyeho. Umva nkubwire ejo bundi nibanyohereza amafaranga nzakoherezaho udufaranga. Ngaho mva nkubwire basi komeza wihangane ni ukuri nibamemba amafaranga nzahita nkoherezaho dukenya nkoherereza. Komeza wihangane sibyo? nyine ninzajya mba mfitemo amayinite igihe mba nta mayinite mfitemo. Ngaho bayi rero ndagukunda. kandi mujya akazi keza. Sawa. Camera recording, scene ya gatanu episode 11 action. Uri bagenda ariko bitabye kucyimba mubwira no. Uri tuvuga nabi. Nutuvuga nabi. Cyahano yewe ariko uri kwigira make. Uri kwigira makira ngenda kubwiye ngo nta mishyikiro nimwe mfitanye nawe. Ibyo negera hano wacinze. Nta mishyikiro nimwe mfitanye nawe. Ugomba kugenda. Camera recording, scene ikomeza action. Ntabwo nshaka kumva stress zawe. Uri ibi ndabirambiwe. Nimba udakeneye kuramo umwana, uciuka amaso ugende. Uri kumva neza? Kevere kamubwire. Ibi bintu nkoreye. Umenye ko uyu mwana wawe ayari amaraso yawe. Kumva. Kandi ibintu nkoreye bizakugaruka n'ubu nanjye nakoze nta data mfite. None umurangasha ko kuza nasuze ufite nimba utamufite se ibyo birandeba ngewe. Uri na santimu bunyifite. Ntabwo nyine kujya ndi muri stress zidashira. Ndavuze ngo genda ariko ntabwo wumva. Ako se ndajya hehe? Ndajya. Na ufite kujya. Uri ufite kujya. Nakwereke. Mwereke yujya. Mwereke yujya mushenzi. Camera recording,
action. Ori! Oriva! Ori! Ori! Kazi gakomoka papa yagataye akanda kamaro kamaye amafaranga ko mbese kagakundara arakawana kugira ngo akankuremo aranyishyura Camera recording, scene ya gatanu, episode 11, action. uri bagenda ariko bitabye kuchimba mubwira no uri tumevuga nabi nutumevuga nabi cyane yewe ariko uri kwigira make uri kwigira makira ngenda kubwiye ngo nta mishyikiro nimwe mfitanye nawe ibyo nyegera hano hacinze nta mishyikiro nimwe mfitanye nawe ugomba kugenda. Episode ya 11, scene gatanu, ikomeza action. Uriva nugushaye kureba umutwe wanjye urebe kurumba nasaze barakoroye kajya ngo ibintu byoroshye ndavuze ngo genda uvanga nawe ucaka ibibazo byawe mwana ako rero nubwo ushaka kunyirukana ntabwo muri amemba pe ubuse ndajya hehe urajya hehe nimba ushaka kuguma ahangaha aho kuzi ko nunkutwitiye ibyo ndabyobewe nimba ushaka kuguma ahangaha uwo mwana mukuremo uturanga nta mwana ufitemo nibitera ibyo ngibyo jyana n'umwana wawe bose ndakuramo inda ibintu by'inda byo gukuramo ntabyo nzi nk'ubu nkwema inda nkapfa yego ye kwema inda ugapfa upfa ese wabiki nugenda ugasanga n'abandi bari uzakatugaruke ugapfa ni wowe mbere wapfuye se uri ndavuze ngo uva hano ugende nta bintu amafaranga yo guhemba uri basi ndanzayihisha yego kutahisha abantu bose mbabimenya ahangaha kutahisha mbere hose kutahishara nese ubu ndajyahe uji wanyu na wanyu ufite uri ntabwo nshaka stress muri uru rugo mbabara uvanga ugende mana ubu ndavangange ibyumba n'amaguru nushaka ugere mu gatabo basi memba uri amafaranga ndagwa ku telefone amafaranga ndagwa ku telefone kumbura uvanga ugende uri sinshaka stress za Olive ngomage kangahe cyane ugende eko je uri kuringa nyangarasa uri kuringa nyangarara tarewe utuvugisha ukuri ndajya hehe ndajya kuzi ko nkwita inda yawe urambwira ko ndi bugiye uri kubinyibutsa uri kunza kutwita inda yanjye nakubwiye ngo uyikuremo nimushaka kuba hano nimutashaka kuba hano ufunye mugende ko ntabwo nshaka kuzanirwa muri stress zawe za buri munsi uri narazirambiwe pe narazirambiwe by'uko kurambiwe akhe handorera stilo ngibagiwe se. Camera recording, scene ikomeza action. Ntabwo nshaka kumva stress zawe uri ibi ndabirambiwe nimudakene kuramo uwo mwana uciuka amaso ugende uri kumva neza akhe Kevere kamubwire ibi bintu nkoreye umenye ko uyu mwana wawe ayari amaraso yawe kumva kandi ibintu nkoreye bizakugaruka n'ubu nanjye nakoze nta data mfite none umurangasha ko kuza nasuze ufite nimba utamufite se byo birandeba njyewe uri na santimu bunyifite ntabwo nyine kujya ndi muri stress zidashira ndavuze ngo ngenda ariko ntabwo wumva ako se ndajya hehe ndajya nawe ufite aho kujya uri ufite aho kujya nakwereke mwereke iyo ujya mwereke iyo ujya mushenzi. Camera recording, scene ikomeza action. cyane we njye ntabwo imikino yawe urupangu urebe wirebe nuzana rusunitse mugaruka ahangaha mushenzi ndiruka wowe ushaka kuzanda mugongo wowe nta n'isoni